Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana bane namwe muri kumwe na Pasiteri Mutagoma Goda. N'ubundi dusanzwe tuganira ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje aho muri hose mudukurikiye, aho mudukurikiye mu bihugu bitandukanye, aho mudukurikiye mu gihugu, aho mudukurikiye mu mazu murimo. Imana ibahe umugisha, cyangwa se n'ahandi hose muba muherereye. Imana ibahe umugisha cyane kubwo gufata umwanya tukashakisha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuri riravuga ngo Uwiteka bamushaka akibonwa, cyangwa se birakwiye ko tumushaka akibonwa, cyangwa se abantu bakimugeraho. Rero turi mu bihe bikitwemerera gusenga, bikitwemerera kubrowsinga ijambo ry'Imana. Rero ntitukabipfusha ubusa. Imana iguha umugisha iyo wabihisemo. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga yuko njyewe nawe turi abafatanyabikorwa b'Imana mu bikorwa byose Imana ikora, mu ntambara zose Imana irwana. Njyewe nawe turi abafatanyabikorwa. Reka dusome icyanditswe kiri mu Bacamanza ibice 7 umurongo wa 18. Haravuga ngo nuko nimvuze ikondera n'abo turi kumwe, namwe muhere ko muvuze amakondera mu mpande zose z'urugerero, muvuge muti kubw'Uwiteka na Gideyoni. Haleluya. Uyu munsi ndashaka kugira ngo nkuganirize ko muri ibi bihe ndetse n'ibihe bizaza, Imana yakuremeye kugira ngo ukomeze umufatanyabikorwa wayo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana yashimye kurema Adamu na Eva, ibashyira muri garden ya Eden kugira ngo bayikorere, kugira ngo bagaragaze ubwami bw'Imana mu isi, bayitegeke. Uyu munsi turacyari hano mu isi, turi abantu bakeneye gukora umurimo w'Imana. Turi abantu bakeneye kugaragaza ubwami bw'Imana mu batayumva, mu batarayimenya. Turi abantu bakwiriye gukomeza guhagarara tugashikama. Ariko niyo nawe waba utarayimenya, ijambo ry'Imana rimbwira ko Imana yakuremanye umugambi mwiza, igufiteho imigambi myiza, kandi ifite n'icyo yakuremeye. Ushobora kuba wisuzugura, ariko hari icyo Imana yakuremeye. Ukwiye kwemera kuba umufatanyabikorwa w'Imana. Kandi iyo umuntu abaye umufatanyabikorwa n'Imana, babasha gutsinda Satani. Urugamba rwose turwana, Imana ikenera abantu ikoresha. Mu rugamba rwose, rwaba urwo gukuraho akarengane, rwaba urwo gukuraho inzara, rwaba urwo gukuraho ibintu byose, Imana ikenera abantu. Niyo mpamvu mu gihe Abamediyani bateraga Abisiraheli, ngo barababuzaga amahoro cyane, ku buryo Abisiraheli barahingaga, bamara guhinga ngo Abamediyani bakaza bagasarura, bagasiribanga imyaka yabo, Abisiraheli bakagira inzara mu buryo butangaje. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo igihe kimwe Gideyoni yari munsi y'igiti arimo gusekura ingano, azisekurira mu muvure. Hari abantu nubwo ibibazo biba bimeze gutyo, hari abantu nubwo uburyo bwo kuvuga ijambo ry'Imana buba butoroshye, hari abantu nubwo uburyo bwo gusenga bwaba butoroshye, badashobora gucika intege, ahubwo bakomeza gukora ibikorwa bisa naho ari bitoya mu maso y'abantu, ariko nanone ari ibikorwa binini kuko bituma umurimo w'Imana ukomeza gukorwa. Hari ibintu bikomeye. Gideyoni rero Imana yaramwitegereje mu baturage bose, niwe wagiraga courage agasekura ingano. Mwakwibaza ngo izo ngano yazikuraga hehe, ko abantu bose babaga bari mu mazu bihishe, we yazikuraga? Ahari birashoboka ko yabyukaga mu ijoro akajya gushakisha aho azikura, akaza akazisekura, akazisekurira mu muvure, kugira ngo hatagira n'umenya n'ibyo akora. Ariko Imana iramwitegereza. Uyu munsi mwene data, nawe Imana ishobora kuba irimo kukwitegereza mu tuntu dutoya urimo gukora. Niyo mpamvu ku bwawe no ku bw'Imana muzazanira ubwoko bw'Imana agakiza. Ku bwawe no ku bw'Imana mushobora gutuma itorero rizahuka. Ku bwawe no ku bw'Imana ushobora gutuma ivugabutumwa rizamuka. Ku bwawe no ku bw'Imana ushobora gutuma hari ibintu bimwe bihinduka. Ni ukuvuga ngo Imana iradukeneye uyu munsi. Imana irankeneye kugira ngo umurimo wayo ukomeze ukorwe. Imana iragukeneye kugira ngo umurimo wayo ukomeze ukorwe. Kandi niyo mpamvu yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Nawe uyu munsi wa none ukwiye kubiha agaciro, ukavuga ngo njyewe n'Imana turi abafatanyabikorwa, kandi dushobora gukora ikintu gikomeye. Uyu munsi wa none ushobora kureba umuntu ukamusengera, ukavuga uti uyu muntu Mana umufasha. Ariko ukwiye gutekereza ukavuga ngo nubwo ndimo gusabira ibitangaza abantu, uyu munsi Imana ishobora kunkoresha nk'uko Imana yakoresheje Gideyoni kugira ngo atabare ubwoko bwayo,
abukiza amaboko y'Abamidiyani, niko Imana yagukoresha ugakiza abaturanyi muturanye, niko Imana ishobora kugukoresha ugakiza urubyiruko rugenzi rwawe, niko Imana ishobora kugukoresha ugasevinga ingo zirimo gutana, niko Imana ishobora kugukoresha ukagirira neza igihugu, niko Imana ishobora kugukoresha mu bintu bitandukanye, abakene bakongera kugira ibyishimo, niko Imana yagukoresha abantu barengana bakarenganurwa, niko Imana ishobora gukoresha mu bihe bitandukanye. Rero ntukwiye gusuzugura icyo Imana yagushyizemo, kuko Imana yakuremanye umugambi, hari icyo ushoboye, hari n'icyo Imana ishaka kubikoraho, kandi buri gihe impano zacu cyangwa se n'ikindi cyose dushoboye gukora kigira agaciro ari uko twifatanyije n'Imana. Gideyoni yemeye kwifatanya n'Imana, nubwo yari afite inkota, nubwo yari afite ingabo, nubwo yari afite abasirikare, ariko yifatanyije n'Imana. Uyu munsi natwe twemere kuba abafatanyabikorwa n'Imana. Uyu munsi ibyo ukora byose uvuge ngo Mwami Imana, mpagaze kuri uyu musozi, ndifuza kumfasha tukagira ibintu dukora, kandi Imana irabikora. Ni ukuri Imana ntikeneye ubufasha bw'abantu mu busanzwe, ariko yishimira gukorana natwe kuko turi abana bayo, yishimira gukorana natwe, yishimira ko intsinzi yacu ariyo ntsinzi yayo, yishimira ko intsinzi y'Imana ariyo ntsinzi y'abizera. Uyu munsi nubona hari abantu bakijijwe ku bwawe, uzamenye ngo Imana abangaba yabakijije ariko byari ku bwanjye. Reka mbabwire, hari abantu bajya bagira umwete wo kubwira abandi ngo muze murebe Kristo, muze murebe Kristo. Ijambo ry'Imana rimbwira neza yuko abagira umutwaro w'abandi cyangwa se abahindura abandi gukiranuka, abo bazaka nk'inyenyeri mu ijuru. Uyu munsi rero ndashaka kubwira ngo Imana igukeneye nk'umufatanyabikorwa wayo. Reka nkubwire ikintu gikomeye, n'iyo wanze gufatanya n'Imana, Satani mufatanya mu buryo by default cyangwa se mu buryo byikora. Satani agerageza we mugafatanya, kubera ko iyi si kugira ngo habemo ineza y'Imana, Imana ikenera amaboko y'abantu. Iyi si kugira ngo habemo kugira nabi kwa Satani, Satani akenera amaboko y'abantu. Ni ukuvuga ngo ibibabaje abantu ni byinshi bitewe n'abantu bifatanyije na Satani. Ni ukuvuga ngo Abamidiyani babaga ari abantu banze ubwoko bw'Imana, ntabwo navuga ngo babaga bifatanyije n'Imana, ahubwo ni abantu bakora ikibi bagigambiriye. Niyo mpamvu rero uyu munsi ukwiye gutekereza ukavuga ngo, niyo mpamvu rero uyu munsi ukwiye gutekereza ukavuga ngo Mwami Imana, ndakeneye kubona imbaraga zo gufatanya nawe mu izina rya Yesu Kristo. Abamidiyani rero mu buzima bwacu dushobora kubagereranya n'ibintu bitandukanye. Abamidiyani ushobora kubagereranya n'ubukene bugose abantu. Abamidiyani ushobora kubagereranya n'itorero ryawe ritubatse ushaka kubaka. Abamidiyani ushobora kubagereranya n'igihugu. Abamidiyani ushobora kubagereranya n'ibintu bitandukanye bikeneye ko uhaguruka ukashyiramo ukuboko kwawe kugira ngo umugisha w'Imana uze. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none igihugu cyawe kiragukeneye kubera ko hari ibintu byinshi bikigoye cyane. Ni ukuvuga ngo harimo ubukene, hashobora kuba harimo ibintu bitandukanye, hashobora kuba harimo abantu bagowe mu buryo butandukanye, bikeneye imbaraga zawe, bikeneye ubwenge bwawe, bikeneye umuhate wawe, bikeneye ivugabutumwa, bikeneye amasengesho, bikeneye buri kintu cyose. Ariko hamwe n'Imana mushobora guhaguruka mugakora ibintu bikomeye. Wizeye Imana, Imana yagukoresha. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana yabwiye Zerubabeli avuga ngo ntabwo ari ku bwawe, si ku bw'amaboko, ahubwo ni ku bw'umwuka wanjye nzabikora. Natwe uyu munsi dukeneye imbaraga z'Imana. Uyu munsi dukeneye imbaraga z'Imana zitubashisha gukora ibikomeye, ariko dukeneye kuba abafatanyabikorwa n'Imana. Dukeneye kuba abafatanyabikorwa n'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo udateranya nanjye arasandaza. Udateranya n'Imana buriya arasandaza bene data. Udateranya n'Imana arasandaza. Ni ukuvuga ukeneye Imana mu buzima bwawe, ukeneye Imana mu bikorwa byawe, ukeneye Imana mu kazi ugiye gukora, ukeneye Imana mu bantu wifuza gufasha, ukeneye Imana ko mujyana, kuko ntabwo ikibazo ari uguhaguruka wenyine, ariko dukeneye kuba abafatanyabikorwa n'Imana muri uyu mwaka ndetse n'imyaka izaza. Hagurukana n'Imana nurangiza ukora iby'ubutwari. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo bazi Imana yabo bazakomera, kandi nibamara gukomera ngo bakore iby'ubutwari. Ndaguhamiriza rero nkubwira ngo Imana ubwayo ifite imbaraga zo kugirira neza abayizera, ifite imbaraga zo gukora ibikomeye, ifite imbaraga
zo kubasha kuduhagurutsa ikadukoresha iby'ubutwari. Uyu munsi kuko twasomye Gideyoni aravuga ngo nuko nimwumva mvugije amakondera muzavuga ngo kubw'Uwiteka na Gideyoni mwene data. Dukeneye kuririmba tukavuga ngo kubw'Uwiteka na runaka Imana yakoze ibikomeye. Dukeneye kuvuga ngo kubw'Uwiteka na runaka Imana yakoze ibikomeye. Shyiramo izina ryawe ukavuga ngo kubw'Uwiteka na Pasiteri Gode Imana yagize abantu ikiza ihereza agakiza. Vuga ngo kubw'Uwiteka na runaka Imana yatumye abantu babona umugisha. Kubw'Uwiteka ndetse na runaka, kubw'Uwiteka nawe, kubw'Uwiteka nawe uri muri media, kubw'Uwiteka nawe mupasiteri, kubw'Uwiteka nawe muyobozi, kubw'Uwiteka nawe umudepite, kubw'Uwiteka nawe runaka mwakora ibikomeye. Kubw'Uwiteka nawe, wowe ni wowe ufite urufunguzo rwo kuvuga ngo Mana ndemeye dukorane hanyuma tugire ikintu tumarira abantu. Ushobora rero kuba uri umwarimu, ushobora kuba uri umuganga, ushobora kuba uri umusirikare, ushobora kuba uri umupasiteri, ushobora kuba uri icyo ukora cyose. Reka nkubwire ngo kubw'Uwiteka nawe mushobora kugera ku bintu bikomeye. Mushobora gukiza igihugu amakuba, mushobora gukiza igihugu inzara, mushobora gukiza igihugu ubukene ntikitwe igihugu gisuzuguritse. Mushobora gukora ibintu bikomeye kuko Imana ni Imana ifite imbaraga. Uyu munsi ndakwinginze kugira ngo ubwire Imana ngo Mwami Imana icyampa nanjye nkaba mu bantu dushobora gukorana umurimo ukomeye. Ariko Imana ireba imitima. Nk'uko Gideyoni yakoraga ibintu bitoya agasekura ingano akagenda ahereza abantu bihishe mu mazu batamubaza bati se wowe uzikura he ngo twese tujye tujyana. Ako nguko niko Imana ijya ikorana n'abantu bahagaze bagasenga muri kondisiyo zigoye, bahagaze bagakora umurimo w'Imana muri kondisiyo zigoye, bahagaze bagafasha abantu muri kondisiyo zigoye, bahagaze bagakora ibintu bitandukanye ariko kondisiyo zisa n'izitabemerera. Icyo gihe Imana ireba umutima yarangiza ikaza ikagushyigikira. Mwene data, Imana irebye umutima wawe irabona ufite ishyaka ryo gukorera iki, irabona ifite ishyaka ryo kugeza abantu ku ki, irabona ifite ishyaka ryo kuba wakora iki. Muri bitoya ukora ntiwisuzugure, ntusuzugure izo ngano urimo gusekurira munsi y'igiti utuje usa naho nawe ufite ubwoba. Woya, ntutuze mu masengesho, ntutuze mu kuvuga ijambo, ntutuze mu gukora neza, ntutuze mu gutanga icyo ufite gitoya kugira ngo umurimo w'Imana ukore cyangwa se abakuzengurutse bashima Imana. Woya, ahubwo ukomeze utumbire Imana, ukomeze uvuge ngo Mwami Imana ndashaka gukomeza kubana nawe. Mwami Yesu ndifuza kurushaho kubana nawe mu buryo butandukanye. Rero uyu munsi niwe naje kukubwira, nakubwiye ngo kubw'Uwiteka nawe ube umufatanyabikorwa w'Imana kandi muzagera ku bintu bikomeye. Reka nkubwire ni ukuri, Yesu ntabwo ajya dutererana iyo twishoye mu rugamba rwo gutuma abantu bakira. Ukize umubiri, ukize ubugingo bw'abantu, ukize imitima. Icyo cyose cy'Imana ishobora kugufasha gukora ni ukuri Imana izakugirira neza. Haleluya. Ndakwifuriza umugisha w'Imana rero, ndakwifuriza imbaraga z'Imana, ndakwifuriza guhagararana n'Imana mu byo Imana iguhamagarira gukora byose. Abantu bashobora kubona ari bitoya, bashobora kubona ntacyo bivuze, ariko Imana ifite ikivuze. Uyu munsi wa none turi umusaruro w'abantu bemeye bakavuga ubutumwa. N'uyu munsi turabizi ko hari abantu bakirimo guhagararana n'Imana, bagakangurira urubyiruko, bagakangurira abashakanye, bagakangurira imiryango, bagakangurira abantu by'ubwami bw'Imana. Ndababwiza ukuri ko mu ijuru muzagabana amakamba, mu ijuru muzagabana umugisha w'Imana. Abantu mwubaka insengero muzagabana umugisha w'Imana. Abantu murimo guhaguruka mugatuma ubwoko bwanyu bumera neza muzagabana umugisha w'Imana. Abantu murimo kubaka igihugu mubikunze muzagabana umugisha w'Imana, kubera ko muhagarariye Imana muri iyi si. Nk'uko Adamu yahamagawe guhagararira Imana muri iyi si, natwe niwo murage dufite, ariko tugomba guhagarara tugashikama tukizera ko Kristo turi kumwe kandi tugomba gukora ibikorwa by'ubutwari. Ibikorwa by'ubutwari rero abantu bakora ni ibikorwa byo kugaragaza Imana mu mibereho yacu ya buri munsi. Gideyoni yatsinze Abamidiyani, bazamura ibendera ry'Imana
kubera ko yahagaze agakomera. Ndagushimiye rero wowe wakurikiranye ijambo ry'Imana, kandi nkwifurije ko kuva uyu munsi usaba Imana ikwigishe kuba umufatanyabikorwa wayo kandi iguhereza imbaraga. Niwemera gufatanya nayo, ni ukuri Imana ntizabura kugufasha kandi ukazakora ibikomeye. Uzakora ibikomeye nkubwira ni uko hari ubuzima bw'abantu buzanezerwa kubera wowe. Haleluya. Hari ubuzima bw'abantu buzanezerwa kubera wowe. Hari abantu bazishimira kubana nawe. Hari abantu bazishimira ko wahagurutse ugahagarara. Ni ukuri kubw'Uwiteka nawe, kubw'Uwiteka nawe, kubw'icyo ngicyo gitoya ukora, kubw'Uwiteka nawe muzakora iby'ubutwari. Kubw'Uwiteka nanjye tuzakora iby'ubutwari. Kubw'Uwiteka n'undi uwo ari we wese uzabishaka muzakora iby'ubutwari. Niyo mpamvu Kristo ni umwungeri wacu, kandi ngo niwe mugaba dufite kuri uru rugamba turwana rwa buri munsi. Kristo turi kumwe tuzahora tunesha. Niwemera kubana na Kristo uzahora unesha. Niba nawe utaramwakira kugira ngo mwifatanye mu rugamba, ndakwinginze mwakire, mwifatanye mu rugamba. Ni ukuri Yesu umukurikira ntayoba, umukurikira ntatsindwa. Azadushoboza kugira ngo tugire ibyo dukora, kandi twemere duhaguruke, dufate ingabo, dufate intwaro zose z'umwuka, duhagarare, tuzatsinda Satani kandi tuzazana iminyago myinshi kuri Kristo. Ndagushimiye rero, Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Reka dusengane. Niba ushaka kugira ngo ufatanye n'Imana, ubwire Imana ngo muri uyu mwaka ndifuza gufatanya nawe mu ivugabutumwa, ndifuza gufatanya nawe mu kuzamura izina ry'Imana. Haleluya. Ni ukuri nk'uko tujya twumva hari abantu bifatanya n'ibibi, bakifatanya n'ibibi bitandukanye, ariko twebwe twahisemo kwifatanya n'Imana. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo barunamye baragwa, ariko twebwe turahagurutse turema, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Haleluya. Nawe wemere kwifatanya n'Imana kubw'izina ry'Imana yawe, uzamanike ibendera ry'ubusinzi, uvuge ngo hari abantu bavuye mu byaha, hari abantu bavuye mu businzi, hari ingo zasubiranye, hari abantu nagiriye neza kubera ko nari ndi kumwe n'Imana. Haleluya. Wizere imbaraga z'Imana zagukoresha zikagufata uri umunyantege nke, zikaguhindura umunyembaraga. Niyo mpamvu Imana yabwiye Gideyoni ngo wa munyembaraga we, genda uko imbaraga zawe zingana, Imana ikabana nawe. Imbaraga zacu Imana ntizisuzugura, nitwe tuzisuzugura kubera ko akenshi dushaka kuzikoresha twenyine tutabwiye Imana ngo Mana ngwino udufashe. Ariko Gideyoni yabwiye abantu aravuga ngo kubw'inkota yanjye ndetse n'Imana tuzabasha gukora ibintu bikomeye. Niyo mpamvu hari igihe Imana ishyira imisozi imbere yacu, tudasaba ngo Mana bidukurireho gusa, tugasaba ngo Mana turifuza kubizamuka turi kumwe nawe. Haleluya. Kuvuga ngo hari ibigeragezo Imana izana mu buzima bwacu bisaba ko twebwe ubwacu dufata iya mbere tukagira icyo dukora. Amen. Ndagusabira rero kugira ngo umwuka w'Imana agusobanurire muri ibi bintu byose, aho ukeneye imbaraga z'Imana, aho ukeneye kurwana ariko ufashijwe n'Imana, aho ukeneye gusenga, aho ukeneye gukora, aho ukeneye kwitanga, hose Imana iguhereze kubisobanukirwa. Ndagushimiye. Reka dusengane. Wowe ubwawe wifuza kongera kubana n'Imana, kandi ndizera neza aho uri wizera Imana ko ari Imana ibera hose icyarimwe. Njyewe simbera hose icyarimwe, ariko Imana irakureba, ikareba uko utuje, ikareba uko uyikeneye, kandi yakugirira neza. Reka dufatanye twese dusenge. Mwami Yesu, ushimiye neza yawe kubw'abantu bumvise ijambo ryawe. Ushimiye uyu wateze amatwi, ushimiye Mwami Imana uyu nguyu wifuze kugira icyo ageraho ari kumwe nawe. Ndakwinginze kugira ngo ineza yawe ibe ku buzima bwe, umugisha w'Imana urusheho gukomeza kuba ku buzima bwe, umugenderere kandi umugirire neza. Ineza y'Imana ikomeze kutugota twese mu izina rya Yesu Kristo.